Mu buzima bamwe bavuka neza aho baba barya icyo bashaka, biga mu bigo byiza by'amashuri, bajyanwa ku ishuri batwaye mu mamodoka ahenze, barindirwa umutekano n'abantu bakomeye, bakiga mu bigo bikomeye, maze ubushongore bwabo bukarushaho kuba ubukombe. Abo bakura neza nta kabuza, nta mihangayiko kuvuga ngo turararira iki, tuzarya iki, tuzabaho dute, n'ibindi bibazo byibazwa n'abavutse mu miryango itavuga ngo ryumvikane, nk'uko umwami Salomo yabivuzaho, yagize ati: ubwenge buruta imbaraga, ariko rero ubwenge bw'umukene burahinyurwa n'amagambo ye yumvikana. Gusa burya ngo igihe ugihumeka umwuka w'abazima ntugacibwe intege n'ibyo ucamo, kuko ibyo ari byo bizatuma nawe umunsi umwe umwanditsi azafata akanya nk'aka akandika ku mateka n'ubuzima bwawe, nk'uko ngiye kubikora ku mugabo wamenyekanye mu gihe gito kandi akamamazwa n'ibikorwa bye. Uwo nta wundi utari Nsengiyumva Francois. Bamwe bahisemo kumwitirira indirimbo ye yise Maria Jeanne cyangwa se Igisupusupu. Mu minota mike ngiye kukugezaho bimwe mu byo naguteguriye kuri uyu mugabo. Njye wabiguteguriye ndetse nkaba ngiye kubikugezaho. Nitwa Sam Story. Ikaze. Nsengiyumva Francois niryo zina yiswe n'ababyeyi be, itariki yavutseho izwi neza, ariko umwaka wo 1978, ni ukuvuga ko afite imyaka 41. Akaba yaravukiye mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Kiramuruzi. Ni umugabo, afite umugore umwe n'abana 2. Burya ngo icyo uzaba muragendana. Igihe kimwe Nsengiyumva yari yicaye ku muhanda, maze abona umusaza wari uri kugenda acuranga umuduri, maze ngo yumva akunze icyo gicurangisho, dore ko ngo yabonaga ari igicurangisho kitagoranye kukikoresha kuko nta mashanyarazi cyangwa ibindi byangombwa bihebuje byasabaga. Uwo musaza witwaga Cijahayo niwe wamwigishije gucuranga umuduri, kuko ngo yakundaga kugendana nawe. Nsengiyumva ngo yabayeho mu buzima bwari bushaririye, ndetse ngo buriya hari umukobwa yigeze gukunda, maze bitewe n'ubukene bw'uwo musore ngo umukobwa amubenga ku mugaragaro izuba riva. Nsengiyumva ngo yaje gutereta undi ari nawe bari kumwe aka kanya. Nsengiyumva ngo hari igihe yigeze kujya guca inshuro, ngo icyo gihe yajyanye n'umugore we. Ngo nka saa 5 zigeze, Nsengiyumva abwira wa mukoresha we ko yabaha amafaranga ku mugore, akaba agiye guhaha ibyo bari kurya batashye. Ariko uwo mukoresha wabo yamubwiye ko nta mafaranga afite, ko ari buze kuyashaka akaza kuyabaha. Nsengiyumva yinginze uwo mukire ngo basi amuhe ibishyimbo ngo ajye kuba ari byo ateka, ariko umukoresha wabo ababera ibamba. Ibyo bintu ngo byababaje uwo mugabo, ku byo yiyemeje guhita acika kuri icyo kintu cyo kujya guhingira abantu. Ngo yabwiye umugore we ati: niba ubishoboye uzajya ujyayo, ariko njyewe ntabwo nzasubirayo. Aho ngo niho ahereye atangira gucurangira abantu mu masoko, mu dusantere tw'ubucuruzi, ndetse no mu tubari, maze bakamuha nk'igiceri cy'ijana akabacurangira indirimbo 2 cyangwa 3. Nsengiyumva avuga ko uko gucurangira igiceri cy'ijana ari byo byamuhuje n'umuntu wakunze ibikorwa bye, ari we ari mukuru arinda, ndetse Nsengiyumva ntatinya kwita uyu mugabo umubyeyi we. Nsengiyumva avuga ko abantu badakwiye kwiheba, kuko ngo nawe ntiyumvaga ko yageraho ageze ubu, dore ko yavuye mu gukorera igiceri akaba ageze aho akorera amamiliyoni. Ubuhamya bw'uyu mugabo bwagufasha cyane, nubwo
uba ubona nta muntu n'umwe ushobora kukumva, ntibivuze ko n'Imana ari uko ibibona. Yo ifite uko ibibona. Kora subscribe kuri iyi channel ariyo yitwa Ubuzima n'Urukundo, maze ukomeze kubona inkuru nk'izi zigufasha. Kanda like niba ukunze ubuhamya bw'uyu mugabo. Niba hari n'igitekerezo ufite, ucyandika buhanditse ngo commentaire cyangwa se comment. Yesu abane namwe. Njye nari Sam Story.